Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana yatubanye natwe, Imana yaturinze, Imana yabanye natwe, tukaba twongeye kugaruka turi amahoro. Ndayibashimiye Imana Data nihabwa icyubahiro. Iki rero ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Reka dutangire dusenga Imana, cyangwa se reka dutangire dusenga Imana. Imana nyiribihe, Imana nyirubutware, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye umunsi mwiza waturemeye, watandukanije umucyo n'umwijima, wabanye natwe, wakoze Mana kuturinda mu bicuku by'ijoro, wakoze kubana natwe. Nta muntu wari gutandukanya umwijima n'umucyo, nta muntu wari kutwereka umucyo uretse wowe. Iyo ni imirimo y'amaboko yawe. Tuguhaye icyubahiro ku bw'izo mbaraga n'ububwiru bwawe ukoresha ku bantu wiremeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero tukweretse umwanya mwiza tugiye kujyamo. Turawusengeye, dusengeye imitima yose dukurikirana, dusengeye abantu bose bafite inyota n'inzara yo kumva no kukumenya. Uyu biyereke, abarwayi bakire, bashonje bahazwe. Ijambo ryawe rimara inyota abayifite, ijambo ryawe rigere ku ndiba z'imitima y'abantu, kugira ngo mu ijambo ryawe niho abantu babonera byose bakeneye. Uyu munsi uruhure benshi barushye, abo shitani yahageze ateza imiruho n'imihate, indwara z'amayobera, imiruho myinshi itandukanye, mu ijambo ryawe niho bakirira. Reka ukore imirimo n'ibitangaza. Duheje imigambi mibi, duheje gukora kose k'umwanzi, twirukanye ubugome n'ubucakura bw'abadayimoni. Umuriro w'Imana utwika ibitavuga Imana, imbaraga zose zitari iz'Imana, inkongi y'Uwiteka izitwike izikongore. Reka ijambo ryawe rigere kuri buri wese warigeneye, buri muntu wese akumve kandi asobanukirwe ukuri. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Reka abantu bawe rero bamenye ukuri, bagirirwe neza nawe. Urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nababwiye ngo ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe kuri aya masaha yo 4 kwa gatandatu. Ndashimira Imana itugaruye amahoro, ndashimira Imana ikomeje kuturinda, ndashimira Imana ibanye natwe ku manywa na nijoro. Ndayishimiye kandi namwe abadukurikirana, badusengera, abadushyigikira mwese, Kristo ajya abaha umugisha. Ntabwo umuhate wanyu ari ubusa. Murimo w'Imana nukuri, Imana ijya ibaha umugisha, Imana ijya ibaha umugisha. Yanibuka ijambo Imana yabwiye Mose ngo nagenda abwire Farawo ngo arekure abantu bajye kumukorera. Twahamagariwe gukorera Imana. Rero wowe udusengera, wowe udushyigikira mu zindi nzira, Imana ijya iguha umugisha. Ntabwo uwo muhate ari ubusa. Rero twabasuhuzaga abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia, inshuti zacu mwese, inshuti za Kristo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndumva nizeye ko hari igitangaza Imana iri bukore ku buzima bwawe. Ndumva nizeye ko hari ikintu gishya Imana iri bugushyitseho. Ndumva nizeye ko hari impinduka ugiye kubona muri iki gitondo. Ndumva nizeye ko ugiye kugukura mu bwiza gushyira mu bundi. Birashoboka ko wabyutse wumva ijambo ry'Imana ku mashene atandukanye, cyangwa se wari uri kuri ishene y'iradiyo Umucyo, ariko ndabizi neza ni Imana idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Ni Imana idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Reka umushumba wacu abasuhuze. Turi kumwe na Serugendo Dismas, pasiteri wacu. Reka abasuhuze anasengera ijambo tugiye kujyamo. Turabashubuje bene data, mwami Yesu abane namwe. Tunejejwe nawe iki gitondo cyiza Mana, kuko waturinze tugeze mbere y'ubwiza bwawe. Dusenge ijambo umukozi wagiye kutubwiriza, umufashe umwambike imbaraga, Mwuka Wera abane nawe, weze kirere, migambi yose ya Satani mu kirere turazirukanye. Abadutega amatwi mu aya masaha ubagirire neza, ufungura amatwi y'ubugingo, ijambo ryawe ribashe kutugirira umumaro. Twirukanye inzitizi zose, migambi mibi y'umwanzi. Reka bwiza bwawe butugote kandi umushoboje mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nukuri tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo n'Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri
ibice byaho ni 6. Turahera ku murongo waho wa 12 tugere ku murongo wa 16. Turasoma Abami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza kwa 16. Umutwe w'iryo jambo riratubwira Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Umurongo wa 12. Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami. Aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli, niwe ubwira umwami wa Bisirayeli amabanga uvugira mu murere. Niwe ubwira umwami sibiramwe iryo jambo. Niwe ubwira umwami wa Bisirayeli amagambo uvugira mu murere. Niwe ubwira umwami wa Bisirayeli amagambo uvugira mu murere. 13. Arababwira ati nimugende murebe aho ari. Nimugende murebe aho ari. Ntume abo kumufata. Nimugende murebe aho ari, jewe ntume abo kumufata. Baramubwira bati ari Dotani. Aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. 15. Yego. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja. Turagira dute? Murongo wa 16. Yego. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amina. Witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana iguhe umugisha. Amina. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana kuri wowe zirihagije. Imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ku bana bawe. Imbaraga z'Imana mu mibereho yawe, mu buzima bwa buri munsi, mu gakiza, mu rugo rwawe, ku mutware wawe, ku mudamu wawe, mu muryango wawe. Imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ku buzima. Imbaraga z'Imana kuri wowe zirihagije. Kuri wowe imbaraga z'Imana kuri wowe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana kuri wowe zirihagije, zirakora, nta kizinaniye. Imana irihagije. Uri kumwe nayo, nta wundi murengezi ukeneye. Uri kumwe n'Imana, nta yandi maboko ukeneye. Amaboko y'Imana arihagije. Imbaraga z'Imana, abantu bazi gushaka imbaraga bakazishakira mu mirire myiza. Hari imirire itera imbaraga, hari imirire abantu benshi murabizi n'abaganga bajya bitubwira. Yo burya turya buri ndyo yose ifite ikivuze. Hari itera imbaraga, hari
imbaraga, dukora amasiporo dushaka imbaraga, hari ibyo turya dushaka imbaraga, tukaruhuka kugira ngo tuze kugira imbaraga zo gukora n'ikindi kintu, ariko hakaba n'igihe uzibura. Hari izindi mbaraga z'Imana zihagije ku buzima bwawe, zikiza indwara, zirwana intambara zikayinesha, zigukiza amaboko y'ibiguhagurukiye, zigukiza amahembe, zigukiza ibitega, zigukiza amarozi, zigukuraho uruzingo barakuzinze. Imbaraga z'Imana kuri wowe zirihagije, kuri wowe nta kindi, utarinze ushaka anti anko, utarinze ujya kwa dadi, oya, zirihagije, ibindi bikaba inyongera, bikaza byongera. Imbaraga z'Imana zagushakira inzira aho itari, zikagushyiriraho ikiraro. Imbaraga z'Imana zabona ibintu biguhagurukiye zikabishyiraho bariyeri, zigashyiraho bariyeri kugira ngo bitakugeraho. Zigeze zifata amagare ya Farawo ahagurukiye Abisirayeli abakurikiye avuga ngo ndagiye mbakurikire mbagarure, kandi mbagarure nabi. Noneho imbaraga z'Imana zifata amagare bariho, amafarashi, ziyaca inziga ngo arakururuka, bituma agenda aruhanije ngo ntiyabageraho. Bituma Imana ishyiraho ikiraro, ica inzira mu nyanja. Byakozwe n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirihagije cyane ku buryo uri kumwe n'Imana ukaba inshuti yayo, ugatunga imbaraga zayo. Nubyuka ujye usaba Imana imbaraga. Nubyuka mu gitondo, nujya kuryama, ujye usaba imbaraga ziri kubature kugira ngo ubashe gusenga. Kuko hari izindi mbaraga zigutsikamira, wajya kwegura ijosi ngo usenge muri bya bicuku by'ijoro, ya saha amenyereye gusengamo ukumva biranze. Rero nujya kuryama jyo winginga Imana ukavuga ngo Mana mpa imbaraga zawe zibane nanjye, zize kunkangura, zize kunkomangira, zize kumbatura. Imbaraga z'Imana, nuba hari impagarara, hari ibiguhagurukiye, jya usaba Imana imbaraga, uvuga ngo Mana mpa imbaraga kugira ngo mbashe kunyura muri uru rugamba ntatsinzwe, ntanutse imyotsi. Mpa imbaraga zo kwihangana, mpa imbaraga zo kunesha, mpa imbaraga zo gutinyuka, mpa imbaraga zimara ubwoba. Umukristo aba akeneye imbaraga. Iyo udafite imbaraga z'Imana, ntabwo ari iza boyiro, ntabwo ari iz'umuceri, ntabwo ari iza kawunga, ziriya zijya zirangira. Imbaraga z'Imana ntabwo zituruka ku isosi y'inyama, ntabwo zituruka ku gatogo, ntabwo zituruka ku muceri, ntabwo zituruka kuri kawunga. Ni imbaraga Imana iha umuntu atanabibonye, ikabimuha atabibonye, akazigira, akagira imbaraga, atanyoye boyiro, atariye kawunga, atariye agatogo, agatunga izo mbaraga. Iki gitondo Imana iziguhe, zikuneshereza ku munsi mubi, ziguha guhagarara udatinye. Anota ya sikaradone, kandi urazikeneye ndabyumva. Hari umubyeyi uzikeneye uri kuvuga ngo zimpe se Mana, uzamuye ibiganza byombi. Hari umugabo uri kuvuga ngo zimpe, hari umusore byananiye ari kuvuga ati Mana ko ndi mu nzira ebyiri wampaye imbaraga. Imana iziguhe ndazigusabiye. Urwaye indwara ubona abaganga biri kubacanganya, bariho bandika amatransferi ariko byanabayobeye, ukeneye imbaraga zo guhagarara ku munsi mubi, ukeneye imbaraga zo kuba mu bihe byose uko biza, kuko ibihe biranyurana. Hari ibihe byiza, hari n'ibihe bibi. Turi kuri iyi si uhura nabyo, ntaho wabicikira, ntiwaguhaviza ikuzungurusha isi yose. Umunsi mubi ntaho uzawucikira. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka kwibuke ku munsi mubi,
akohereze gutabarwa guturuka i Siyoni. Hari umunsi mwiza rero nawe ubaho, kuko nta joro ridacya. Ukeneye imbaraga. Rero dusomye ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6. Cyakora twahereye ku murongo wa 12. Ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Uyu mwami, uyu yari umugabo, yari umwami warwanaga n'undi mwami. Yarwanaga n'undi mwami. Bari abami babiri bahanganye. Bari abami babiri bafitanye amakimbirane. Hanyuma kuko ngo burya ngo baburana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Noneho Abasiriya bari bafite amaboko, bari bafite imbaraga, bari bafite intwaro zikomeye. Ariko muri Isirayeli bari bafite Imana. Bari bafite Imana. Bari mu mugambi w'Imana. Hanyuma ngo barashyamirana. Umwami w'Abasiriya akajya yendereza umwami w'Abisirayeli, babashozaho intambara. Batangira gushyamirana. Umwami w'Abasiriya akabwira ingabo ze, akazibwira ngo tuzabategera ibunaka, abariho tuzahagarara. Hanyuma ngo muri Isirayeli habagamwo uwitwa Elisa w'umuhanuzi wahanuraga umwuka w'Imana yabaga muri Elisa. Izo nama yo zakorwaga mu Basiriya ntabwo yabaga hari. Icyakora kubera ko yabanaga n'Imana, Imana ikamuhishurira. Nubana n'Imana izaguhishurira. Nubana n'Imana izaguhishurira. Izakwereka imigambi y'incakura, izakwereka imigambi y'abarozi, izakwereka ibikurwanya, izakwereka ibiguhagurukiye, izakwereka ibiguhiga, izakwereka imbaraga zikurwanya aho zituruka. Noneho ngo bagacura imigambi, bakavuga ngo tubategere ibunaka, kuko babarushaga n'amaboko, bakumva ko dosiye irabirangiye. Ngo hanyuma ngo uwo munsi babivuze bateranye, umwami w'Abasiriya yateranije ingabo ze, azibwiye gahunda, bateguye uko urugamba ruzagenda. Elisa akabwira umwami w'Abisirayeli, akamubwira ngo ntimuzace ibunaka, ntimuzagereyo, kuko Abasiriya niho babategeye. Bibiliya iravuga ngo bagakira ubwo buryo, ngo ndetse si rimwe si na kabiri. Bakagenda bakira, bakabatega, bakavuga ngo umwami akavuga ati bahagera bakababura, Abisirayeli ntibahanyure. Ngo bagenda bakira muri ubwo buryo, Imana igenda ibakiza. Reka nkubwire, intwaro z'Imana, intwaro z'Imana, upfa kuba uri kumwe nayo, upfa kuba uri mu mugambi wayo. Intwaro izakoresha, izo yakoresheje muri Egiputa ikura y'Abisirayeli, ntabwo ari intwaro zikomeye, ntabwo ari indege zikomeye, ntabwo ari za burende. Yakoresheje ibikeri, ikoresha umwijima, ikoresha inda, ikoresha ibibugu, ikoresha ibintu byoroheje.
rangije Farawo Imana iza kumwemeza. Reka nkubwire, icyo usabwa ni ukubaha Imana, icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ugushaka amaboko yayo akabana nayo akaguha imbaraga, ugashaka imbaraga z'Imana zigutsindishiriza icyaha, zinesha irari riba muri wowe, irari ry'ubusambanyi. Ushaka imbaraga z'Imana zigutsindishiriza icyaha, icyo cyaka cy'inzoga, iryo rari, iryo ruba ry'ibyaha rikurimo, ayo magambo wungikanye usebanya, izo ntege nke zikurimo. Ushaka imbaraga z'Imana, intwaro zikurwanirira urazifite, Imana yazikubitsemo. Ibizakurwanirira, ibyo uzarwanisha, Imana yabikubitsemo, biri muri wowe. Ntago biri mu mahanga, ntago biri hirya no hino, biri muri wowe. Ubutsinzi buri muri wowe, ubutabazi buri muri wowe. Ni wowe Imana izakoresha. Imana ishimwe. Iki gihe rero cyari igihe Abasiriya barwanyaga Abisirayeli. Imana irabakiza ariko ikoresheje uwitwa Elisa. Elisa ngo akababwira ngo ntimuzace bunaka, Abasiriya bahabategeye. Bibiliya ivuga ngo umwami w'Abasiriya biramucanga, dayimoni bizamucanga. Shitani agutereza abantu uburwayi, akabatega igicu, agutereza umugabo kwangara, akabona aragarutse, agateza igitero mu bana, akabona barakize, bizamucanga. Azarekura urugo rwawe, ateza intonganya, yaguteje kugumirwa. Birirwa bakubwira ngo karaba isabune, ngo karaba amazi ameze atya, ngo karaba imunyu ntuzaguca uruhu. Imana irihagije, irazingura utarinze ufata umunyu. Ngo karaba amata, jya uyashyira mu gifu. Imana irihagije, imbaraga zayo zica uruzingo. Amata ntukayoge ku mubiri, ntukayajyane muri dushe, ahubwo jya uyashyira mu gikombe uyanywe, kubera ko na sante nayo urayikeneye, n'igifu nacyo gikeneye kurya. Reka nkubwire, ubwo bujerekani bw'amazi wirukankana ngo urakaraba, bwihorere. Shaka imbaraga z'Imana zicagagura ibiziriko, zizingura uruzingo umukobwa agashaka. Shaka imbaraga z'Imana zikuneshereza ku munsi mubi. Abisirayeli bari batunze Imana, bari bafite Imana muri bo. Muririmbyi yigeze aririmba ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, ngo umubisha yava he? Wa murozi we, ndakubwiye ngo manda yawe irarangiye. Wa murozi we uroga, ukaroga iteraniro, ukaroga abantu b'Imana, ukababuza kuvuga Imana neza, igihe cyawe kirarangiye. Ugasenya ingo z'abantu, imanda yawe irarangiye. Ugateza abantu indwara z'amayobera, manda yawe irarangiye. Hari imbaraga z'Imana zimanutse, zimanukiye abakristo, zimanukiye itorero, zimanukiye abera. Wa mugome we, wa mwanzi w'umusaraba we, ndakubwiza ukuri, manda yawe irarangiye. Muri Isirayeli habonetse Imana, muri Isirayeli hari umuhanuzi. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko intwaro zayo atari nk'iz'abantu. Imana ishimwe. Ya taya sere dotana ya sika rabone tokeni. Dufite Imana, imbaraga zayo zirihagije. Uwitwa Ezira yigeze abivuga, abwira umwami, aramubwira ngo wimbwira ngo nintware ingabo, wimpa ingabo zo kumperekeza. Amaboko y'Imana arihagije, izandwanirira mu nzira. Kandi yari atwaye iby'agaciro, yari afite ibintu bihenze yagendanaga nabyo, yari kumwe n'abagore n'abana bato. Rero mwene data, wikuka umutima. Ahangaha ngo umwami akuka umutima,
arababwira ati mbese muri twe nta muntu turimo tugambanira? Umwami w'Abasiriya aravuga ati muri mwebwe harimo umuntu uvuga ibyo navuze. Kubera iki dutega Abisirayeli ntitubafate? Kubera iki tujya inama ntibigende uko twagiye inama? Mugomba kumbwira umuntu turimo tudahuje. Hanyuma ngo baramubwira batoya Nyagasani, oya mwami, abantu turi kumwe turahuje, ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu witwa Elisa. Uwo nguwo n'ibyo wavugiye mu murere arabimenya. Ni umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ngo arababwira ngo nimugende mumushake. Ari hehe? Atuye ahagana he? Baramubwira ngo atuye i Dotani. Ngo yohereze ingabo ngo zijye kumufata. Bibiliya iravuga ngo baraye bagenda ijoro ryose ngo bajya gushaka Elisa. Ngo umwami w'Abasiriya yavuga ngo nimumuzanire, mugende mumuzanire. Ngo abaha ibifaro, abaha amafarashi, abaha intwaro zikomeye, ngo mugafate mukazane ako kagabo gahishura ibishwe. Hanyuma Elisa yari yiryamiye. Mu gitondo cya kare ngo umugaragu we arasohoka ajya gutegurira shebuja, ajya gukingura kuko bwari bukeye. Ngo akubise amaso hakurya abona ingabo zabagose n'ibifaru bikomeye. Ngo abona bagoswe, abona babakikije, abona karabaye. Ngo yasubiye mu nzu yiruka, aravuga ati noneho hacu hararangiye. Nawe ni kujya uvuga. Shobora kubonye uri mu kibazo uyu munsi ukumva ko birangiye. Ngo umugaragu wa Elisa ngo asubire inyuma, aravuga ngo databuja turashize, turashize. Abasiriya badusatiriye, baduteye. Reka nkubwize ukuri, birashoboka ko nawe uyu munsi hari bigusatiriye. Ukabona amadeni aragusatiriye, ukabona indwara zaragusatiriye, ukabona amakuba n'ibyago byasatiriye urugo rwawe. Ariko ndagira ngo nkubwire, haracyari imbaraga z'Imana. Haracyari imbaraga z'Imana. Haracyari imbaraga z'Imana. Umugaragu wa Elisa arasohoka, araranganije amaso mu gitondo, ajya kubona abona ingabo ngo ziruzuye ngo z'Abasiriya zitegereje gufata Elisa, ngo zimushyire umwami w'Abasiriya, amwice rubozo, amwice nabi, amwice urw'agashinyaguro. Ariko ntabwo umuntu w'Imana apfa gupfa. Ntabwo umuntu w'Imana apfa gupfa. Iyo ndwara ntizakwica, aho uryamye ntuzahagwa, ubwo bukene ntuzabugwamo, icyo kibazo ntikizaguherana. Yego nibyo. Ndagira ngo nkubwire, uwo murozi umubwire ngo iyi si yo nzira. Umubwire ngo amaboko y'Imana arihagije. Igihe bakurogeye, igihe wazengurukiye umusozi, igihe wizungurutseho, iki ni igihe cy'Imana cyo gukora. Iki ni igihe cy'Imana cyo kugira neza abantu bayo. Iki ni igihe cy'Imana cyo kumanura imbaraga. Iki ni igihe cy'Imana. Iki ni igihe cy'Imana. Njya nkunda igihe Imana yabwiye Yeremiya mu bice byaho 40 iramubwira ngo genda uhanure iby'amahoro, uhanurire Baruki iby'amahoro. Ngo Baruki yaramaze kugira umutima ubabaye, yiganyira, areba asanga nta cyerekezo. Hari igihe nawe ureba ugasanga nta cyerekezo. Ngo hanyuma ngo kandi Baruki yakoreraga Imana. Noneho ngo Imana irabireba, yitegereza umutima wa Baruki, ibwira Yeremiya wagendanaga na Baruki, aramubwira ngo hanurira Baruki iby'amahoro.
ngo umubwire ngo Barukiwe, ngo dore ibyo Uwiteka yateye nk'insina byose bizatemwa, ngo ariko wowe Baruki ubugingo bwawe izabutabarura amahoro. Bivuga ngo wowe mukristo, wowe muntu w'Imana, wowe ukijijwe, wowe wayikomejeho, iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyo guhura n'Imana. Ndagira ngo tugusengere, ndagira ngo tukwingingire Imana, ndagira ngo tukwingingire Imana, ndagira ngo uyu munsi wa none wakira izindi mbaraga, wakira andi mavuta, wakire guhura n'Imana mu bundi buryo. Ndagira ngo uyu munsi wa none Shitani yakubwiye yuko upfuye, niyo wirebye ubona upfuye, ariko ntabwo ariko biri. Ubwira Shitani ngo ntabwo ariko biri, ubwira uwo mwanzi wawe ngo ntabwo ariko biri, ntacyo uzaba. Umugaragu asanga shebuja, asubira mu nzu yiruka aramubwira ati nibiki humura mbwira, tuza nibiki. Ata twari dushize turashize, ati nibiki mbwira, habaye iki? Ati abasiriya baduteye, ati ayiwe, ati nawe urahura aryamye, ati ntuzi bibaye, ati ntuzi ibyo turimo, ati ntuzi ubuzima duhagaze, ati turashize, ati ibyacu birarangiye. Hanyuma umurongo waho wa 16 niho duherutse dusoma. Aramusubiza ati witinya. Ubu umuntu w'Imana ashiramanga yarinjeho gatahwi, databuja turashize, ingabo z'abasiriya noneho zitugezeho, urwacu rurarangiye, yo dusenga ya nyuma, yewe twirira akakari gasigaye, turashize, izizo ntago twazikira. Oya, irwanisho bafite, imbaraga bazanye, ubwinshi bangana, turashize turapfuye. Ya nawe yureba izuba, ukareba ubushomeri ufite, ukareba indwara, ukareba ibikugarije, nta muntu uguhamagara bakubwira ati mwaramutse mute, nta muntu uguhakeya, umva wapfuye. Oya, siko biri, witinya. Elisa aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Abari kumwe nabo, izo ngabo bazanye, aba turi kumwe, abaturinze, aba turi kumwe. Witinya. Yari yinjiye afite ubwoba, ahinda umushitsi, aravuga ati yo turashize byarangiye, nta bindi tukivuze, amagambo ashize ivuga, baduteye, batwinjiranye, sinzi uko bamenya aho turi, none batuguyeho. Aravuga ati wapi, witinya, abo turi kumwe, abaturinze, ingabo ziturinze ziraruta ubwinshi zaduteye. Wa mubyeyi we, witinya. Ingabo zikurindiye abana, ingabo zikurindiye urugo, ingabo zikurindiye umutware, ingabo zikurindiye umudamu, ingabo zirinze urugo rwawe, ziraruta izigurwanya, ziraruta iziguteye. Imana itugirire neza. Jambo ratubwiye ngo witinya. Uyu munsi ntabwo ari umugaragu wa Elisa, ni wowe nanjye. Imana irakubwira sinzi ubwoba ufite, barakubwira ngo irebe, ariko ubwo urabona imyaka ufite, ese n'ubu nturabyara, n'ubu nturashaka, witinya. N'ubu ntanzu urabona, witinya. N'ubu nturatangira akazi, witinya. N'ubu nta kirahinduka, witinya. Witinya ni ijambo Uwiteka kubwiye, witinya. N'ubu se nta kirahinduka, n'ubu se uracyategereje, n'ubu ntabwo urabona ishuri, witinya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Imana ishimwe, witinya. Ntago nzi umuntu ufite ubwoba, ntago nzi ubwoba ufite. N'ubushomeri urimo, n'akazi wabuze ukaba umaze igihe kirekire,
umaze igihe mu bukode ukavuga uti noneho birancanze amafaranga y'iyi minsi. Imana iri kumbwira ngo witinya, ni indwara yaburiwe umuti, ni uburwayi umazemo igihe kirekire, ni ahantu uri ukingiraniye, ni akazitiro shitani yagushyizemo. Ijambo riravuze ngo witinya. Tara donazi Nikola dotaya serebo tekene ya la doneta. Ni uburwayi bwakuboshye, n'ayo madeni uhagazemo n'icyamunara gutegereje, uri kwibaza ko ugiye guseba. Imana iravuze ngo witinya, ntabwo nzi ubwoba ufite, icyakora Uwiteka yabibonye arambwiye ngo witinya. Umva musore, umva wa mubyeyi we, umva wa mugabo we, umva wa mukobwa we, umva mwene data, umva mu Kristo dufatanije urugendo. Niba anela tokaya selebo setene bonefoya selebone, niwakira amahoro atangwa n'Imana, niwakira imbaraga z'Imana, niwakira imbaraga zikunyuza mu kigeragezo. Bibiliya iravuga ngo muzaca mu mazi ntazabatembana, ariko umukristo yacamo. Muzaca mu muriro nimuzashya, ariko uwo muriro uzawucamo, cyakora ntuzagutwika. Witinya rero. Iki gitondo nkuzaniye ijambo ngo witinya, wihagararire gusa. Imbaraga z'Imana zikurinze, imbaraga z'Imana zikurwanirira, imbaraga z'Imana ziguproteje, ziraruta ibigeragezo ufite, ziraruta ibiguhagurukiye, ziraruta iyo ndwara, ziraruta icyo cyangiro, ziraruta urwo ruzingo. Kena lamone zene bonekala dotera tesikala bonefo shikarabone dotene yasi. Wakira amahoro aturuka mu ijuru, wakira amahoro aturuka ku Uwiteka. Imana irihagije, yakamije inyanja itukura, Abisirayeli bagatambuka. Uyu munsi iragutambutsa, uyu munsi irumutse inzira, iragushyiriraho inzira. Birashoboka ko ntayo wari ufite, ariko Imana iragushyiriraho inzira. Birashoboka ko nta nzira wari ufite, ariko hari inzira igushyiriraho. Warahugujwe, wahugujwe urugo rujyamo undi, wahugujwe akazi gahabwa undi, wahugujwe, hari ibyo wavukijwe, hari amahirwe yawe wavukiye. Witinya, hari imbaraga z'Imana zikurinze, hari imbaraga z'Imana zije kugusubiza uburenganzira bwawe. Tena lamone sere bonetaya sekera bon. Reka dusengera abarwayi, dusengera abantu bafite ubwoba, dusengera abantu bacitse intege, kuko Imana hari aho muhurira, hari aho muhurira, hari aho muhurira, hari aho uyibonera, hari aho ikumarira ubwoba, hari aho ikurindira. Ntabwo yakurindira ahantu hose, hari aho ikurindira, hari aho ikurindira. Ibwira Aburahamu ngo nahaguruke ave mu muryango wa se, ave mu gihugu cye, ave mu muryango wa se, ajya ahantu izamwereka. Yaramubwiye ngo nzaguha umugisha. Hari ahantu ugomba kuva, hari ahantu ugomba kuva. Ihagurutse Aburahamu, isengo yacuruzaga ibigirwamana, yari yaravukiye mu muryango w'abapagane batazi Imana rurema, batazi Imana ya Isaka na Yakobo, ariko avukiraho. Hanyuma ishatse kumugira neza, aramubwira ngo va muri uwo muryango, haguruka ugende ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguherayo umugisha, nzogeza izina ryawe. Hari aho ugomba kuva, hari ibyo ugomba kurekura, hari ibyo ugomba kuzibukira, kugira ngo imbaraga z'Imana zibane nawe, zigucira ibiziriko. Njya nkunda kubwira abantu, nimureke kujya gushaka imiti yo kwizinguza, imiti yo kugutera ishaba. Imbaraga z'Imana zitera amahirwe, zitanga umucyo, mwijima ukaguhunga, zikuraho icyangiro. Izo mbaraga ziragukarabya, zikagusiga, zikakunogereza. Rero ibintu bababwira ngo mukaraba imyunyu, mukaraba amazi, mukaraba ibi, oya, oya. Egera Imana, yizere, wakira imbaraga z'Imana ziguhindurira amateka. Imana itugire neza. Tujye gusaba umushumba wacu.
reka dusenge, reka dusenge, reka dusenge, reka dusenge. Ndumva hari umuntu ugiye gukira, ndumva hari umuntu ugiye gukira, ndumva hari umuntu ugiye guhura n'Imana, ndumva hari umuntu Imana igiriye neza, ndumva hari umuntu wari urushye, ndumva hari umuntu wari ufite ubwoba, ndumva hari umuntu Imana igiriye neza ikuye ku musozi yarahagazeho. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana twizeye rota ya sikarabone, uri Imana igira neza. Waruruye umukobwa umukure mu byaha, waruruye umusore umukure mu byaha, ubaha imbaraga zinesha, ubaha imbaraga zitsinda, ubaha imbaraga zihindura, imbaraga urwanira uyu mubyeyi, umuha imbaraga zawe zikwikomezaho, zituma hamya no ku munsi mubahamye. Uyu mugabo umuha imbaraga kugira ngo abashe guhamya, abashe kubana nawe mu izina rya Yesu. Dusabiye abantu imbaraga zawe zibakura mu byaha, ariwe data wa twese, urakoze kuzitanze. Sabiye umugisha ubwoko bwawe Mana. Uyu muntu ufite ubwoba, uyu muntu urwaye, uyu muntu ufite ubukene, uyu muntu ufite ubushomeri, uyu muntu urushye, uyu muntu unaniwe, umugirire neza. Indwara iyo ari yo yose uyikize uyu munsi, ubwoko bwawe bukubone. Urakoze Mana, usanganira abantu bawe abarushye baremerewe, uyu munsi ubagirire neza, ikiganza cyawe cyiza kibagaragareho. Urakoze Mwami Yesu, urakoze nyaguhora ku ngoma. Dusengeye umurimo wawe, turawusengeye. Wabwiye Petero uravuga ngo itorero ryubatse ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ngo ntabwo yarisenya. Dusengeye umurimo wawe, dusengeye abakozi bawe, abagukorera bafite inyota y'ibyawe, abafite ishyaka ry'umurimo. Ujye ubafata amaboko, ujye ubashyigikira mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cyacu, turagisengeye, tugiteretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Igihugu cyacu Mana, komeza ukirinde, ugiproteje mu maraso ya Kristo. Dusengeye abayobozi bacu, turabasengeye, ikiganza cyiza cy'Imana kibabeho, ineza y'Imana ibabeho, ubutsinzi bw'Imana bubabeho. Urakoze Mana, turagushimye, tugushimiye kuri kumwe na aka kanya umurwayi akire, abarushye n'abaremerewe babohoke. Urakoze kubikoze, cyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka tubahe telefone tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye, ntimukarambirwe. Hari igihe uzahamagarira rimwe, ariko umukristo mwiza iyo yafashwe n'ijambo abikanomera kaza kuguhamagara, niyo yahamagara bikanga, uragerageza. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 1 07 2 74 34 93 1. Reka mushumba nabahe telefone tuza kubafasha mu buryo burambuye. 07 82 4 39 7 54. Murakoze, Imana ibaeshe umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.